Ndagusuhuje nizera ko umeze neza. Nitwa Barada, iyi ni Barada Vibes. Nguha ikaze niba usanzwe ukurikira ibiganiro byanjye. Kuri wowe rero mushyashya, reka nkubwire ko nitwa Barada, nkaba muri rusange nkora ibiganiro by'urukundo aho maze imyaka myinshi. Natangiriye kuri radio, uyu munsi rero ndimo ndabikugezaho ahangaha kuri YouTube kugira ngo igihe n'isaha ushatse kumvira ibi biganiro ubyumve, kandi niba wumva harimo inama nziza ushobora no kubisharinga. Nongera nshimira wowe wakoze subscribe ndetse namwe mu komanta, namwe mu nyandikira ahanini mumpa ibitekerezo byanyu. Mukunze rero kumbaza ibibazo bitandukanye by'urukundo, hari abo nsubiza direct, ariko muri uko kubasubiza direct ugasanga ngize igitekerezo cy'uko nakoramo ikindi kiganiro kugira ngo bizafashe n'abandi bazacyumva. Uyu munsi rero hari umusore duherutse kuganira ambwira ukuntu atari mu Rwanda, akaba akundana n'umukobwa hano ariko ugasanga kuba batari kumwe ari ibintu bigoye. Gukundana rero n'umuntu uri kure kubera ubuzima, gushakisha ubuzima, kubera se gusha amashuri, umuntu ugasanga yagiye kwiga. Hari abo usanga baba hanze y'u Rwanda, ariko nanone hari n'abandi usanga baba hano mu Rwanda ariko ugasanga batari mu ntara imwe. Aho waba uri hose utari kumwe n'umukunzi wawe biragora cyane. Ese ni gute? Ni iki wakora mu gihe umukunzi wawe mutari kumwe, mu gihe ari kure? Biba bigoye. Buri muntu wese namwifuriza kuba hafi y'uwakunda kuko hari icyo byongera mu buzima. Icyo gukora rero harimo kuvugana, kuganira kandi kenshi. Ibi byo kuganira rero bikuraho urujijo, bikuraho kutumva neza ibintu, bikuraho kutanyurwa, bikuraho gutenguha, bikuraho rwa rukumbuzi. Muri mu gihugu mwese muri mu Rwanda biroroshye kuko yenda dufite amasaha amwe, mushobora gupanga mukavuga muti tuzatuvugana izi saha. Muri kwa gushyiraho gahunda yo kuvugana, ariko mugerageze muvugane. Apana kuvuga ngo ndi busy ugasanga umwe arabonetse undi ntabonetse. Oya, ahubwo mwebwe mushobora kuvuga mutereka dupange gahunda tewe n'amasaha mwese mubonekeraho, mugapanga mukavuga mutereka tuvugane, mukavugana koko ku buryo urwo rukumbuzi rushira. Uyu munsi hasigaye hariho telefone, hariho ama smartphone, ufite internet ihagije mukavugana murebana mukaganira. Icyo kintu mwagipanze neza gishobora gutuma uko kuvugana kwanyu kandi umwanya munini gukuraho urujijo, kutumva ibintu neza, kutanyurwa, ibyo bintu byose bikavaho kubera ko mwapanze gahunda yo kuvugana. Hari igihe usanga umwe ashaka kuvugisha mugenzi we agasanga undi ari mu kazi cyangwa ntashoboka kuboneka, ariko mwabipanze mukavuga muti turaza kuvugana, byaba byiza. Ikindi, niba hari impamvu itumye ya gahunda mwihaye itari bushoboke, ubibwire mugenzi wawe kandi na mugenzi wawe agerageze akumve kubera ko hari igihe habaho impamvu nawe udafitemo uruhare, impamvu udashobora guhindura. Icyo gihe rero akakumva kubera iki? Kuko mwabiganiriyeho, mwabihaye umwanya. Ikindi kintu ndimo mvuga hano kuvugana, iyo wumva ijwi ry'umuntu si kimwe nk'iyo usoma. Hari igihe umuntu yandika ijambo ndakaryumva nabi kubera ukuntu arisomye cyangwa kubera ukuntu arisomye bitewe n'ibyo yatekerezaga, ariko iyo yumvisha ijwi uranamusobanurira akabyumva. Kuvugana kenshi, cyane cyane ku munsi mukagerageza kuvugana kenshi. Niba rero muri mu mujyi umwe mushobora kwigomwa mukabonana. Niba bidashoboka ni ukumvikana uburyo muzajya muhangana nabyo. Biba bikenewe ko musurana, biba bikenewe ko muvugana cyane kandi kenshi. Iyo rero hajemo urwitwazo urwo arirwo rwose rwo kutabonana, rwo kutavugisha umukunzi wawe, bituma rwa rukundo rwanyu ruzamo agatotsi. Yaba umuhungu cyangwa se umukobwa, ukwiye kwita kuri mugenzi wawe bitewe n'umwanya mufite. Kandi ikindi kintu, ntuzatekereze ngo umuhungu niwe ugomba kunyitaho cyane, umukobwa niwe ugomba kunyitaho cyane, umukobwa niwe ugomba kumpamagara, umuhungu niwe ugomba kumpamagara. Hoya, ni magirirane. Nk'uko umukumbura mukobwa, niba ukumbura uwo muhungu mukundana, n'umuhungu nawe niko agukumbura. Gerageza rero umuhamagare kenshi, aguhamagare kenshi, muvugane kenshi. Niba bishoboka mugerageze mugire gute musurane. Kwigomwa, niba muba mu Rwanda mwese, ushobora kwigomwa mugasurana. Mwese muri mu gihugu muri yitwa ko mukundana, ariko umwaka urashira, imyaka 2 igashira mwese muri mu Rwanda mudahura. Ese ubwo noneho agiye mu kindi gihugu byagenda gute? Kwigomwa bivuga iki? Naho ngaho ninde uzigomwa muri mwebwe? Ni hahandi mubiganiraho. Ikindi kintu ni ukumenya aho uhagaze, kumenya ko ari ikintu kitoroshye, ukamenya guhangana nabyo, kutumva ko ari wowe ubabaye, ko ari wowe wihangana wenyine gusa. Ahangaha bivuga iki? Hari igihe usanga wowe uri mu Rwanda, undi ari hanze cyangwa undi ari kure,
ugahora uvuga ati urumva niwe wagiye gukorera kure kariya kazi se yakemereye iki, kuki se yagiye kwiga hariya hantu, urabona niwe ukora, niwe, ugasanga wowe urishyira heza ukumva yuko ari wowe ubabaye. Oya, ni ikintu kigoye, mugomba rero guhangana nacyo. Niba mwariyemeje gukundana mugomba no guhangana n'icyo kintu, kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ikindi kintu njya mvuga nti, niba ubona utazabishobora, mwebwe muri babiri, niba ubona utazabishobora, aho kugira ngo uhemukire mugenzi wawe, umushyire ku kagozi umubwire ngo turakundana kandi ubizi neza yuko iyo adahari urimo umukina mu bandi bantu. Kuki utamubwira yuko gukundana n'umuntu uri kure bidashoboka, ko wowe utabishobora ahubwo uhinira hafi, ugasanga ufite ubundi buzima ubaho aho hantu uri, yaza mugakomerezaho. Oya, ni ikintu kitoroshye. Niba ubona utazabishobora, hakanira mugenzi wawe, akomere ku uyu munsi ababare ko mutandukanye, ariko aho kugira ngo agire gute akwizere ko uhari, aho kugira ngo uhemukire mugenzi wawe, wahamubwije ukuri. Ni ikintu kitoroshye, uzagishobora. Mukore ese bizashoboka, mukore ibishoboka byose kugira ngo bishoboke. Nibidashoboka musase inzobe mubwizanye ukuri. Ikindi kintu harimo kubahiriza isezerano. Ni iki mwemeranyije, bunyangamugayo, ubwize mugenzi wawe ukuri, mwizerane. Ibi rero biherekezwa no kuganira, guhamagarana, ku buryo umukunzi wawe atajya yiriza umunsi atazi ibyawe. Ubaka ifatizo ry'urwo rukundo rwawe, ku buryo nubwo bwose ari wenyine, nubwo bwose umuri kure, ariko afite isezerano, arakwizeye, azi ko utamuhemukira, arabizi ko muvugana, arabizi ko mukoramo isheki iyo murimo muvugana. Ugomba kwiga byinshi kubera ko mutari kumwe, kumenya ko hari byinshi umukunzi wawe ahura nabyo utazi cyangwa utamenya. Kumuhamagara usa nkaho urimo umuneka si byiza, ahubwo ugomba kumubaza ibibazo afite, niba umunsi we wagenze neza, niba nta kintu kimuhangayikishije. Hari igihe iyo umuntu ari kure yanga kukubwira ibintu arimo ahura nabyo kugira ngo udahangayika, cyangwa se akaceceka kugira ngo utaza kugira gute kumukeka, ugatekereza nk'ikintu impamvu buriya atampamagaye, wasanga yari arimo aca inyuma. Impamvu namuhamagaye nkamubura, telefone yayikuye, buriya yari ari mu bintu bibi bimpemukira. Ugasanga uri muritekerezaho kandi yenda afite ibintu bigize gute nawe bitari byoroshye. Telefone kuzima ni ibintu byoroshye. Telefone bashaka kuyimwiba, ashobora kuba yari ari mu kazi, ashobora kuba yari ari ahantu adashobora kugira gute kukuvugisha. Aho kugira ngo rero wihutire kumutekerereza ibintu ko bikureba, uko yaba guca inyuma, yaba kubeshya, yaba agira ate, banza utekereze, ese koko iyo umuntu atitabye telefone, iyo atagusubije atinze kugusubiza, nuko aba arimo aguca inyuma? Kuko nutekereza ko aguca inyuma, ugafata ibyo bitekerezo biba, akaba ari byo uha umurongo, bizakubana byinshi mwana wa mama, kandi nawe ntabwo uzaba worohewe. Najya kukuvugisha rero ugatangira ukamwuka iyo ntabi, wa mwanya mwari kumarana muganira museka nk'abakundana, mukawumara mutongana, urumva ko ngaho azaba atangiye kuzamo uruntu. Inshuro zose umuhamagara umutuka, inshuro zose umuhamagara wari uri he, wakoraga iki, icyo gihe urumva ko hazaba harimo ikintu kibi. Nuko ngo nujya no kumuhamagara, cyangwa nawe akajya kuguhamagara avuga ati se ndamuhamagara iki ko n'ubundi muhamagara kugira ngo antuke, ko muhamagara kugira ngo anshinje ibintu bitari byo. Menya yuko rero hari ibintu ahura nabyo utazi, atinya kukubwira cyangwa yanga kukubwira kugira ngo ataguhangayikisha, kuko uri nakurerega, uzabikoraho iki. Ikindi kintu rero ni uko ugomba gutekereza kuri ejo hazaza hanyu. Iki kintu ni cyiza cyane. Ese mukundana byo gupanga bizakomeza? Muri uko kuba kure kwe cyangwa se nawe akaba kuri kure, bizamara igihe kinini kingana iki? Urateganya kurangiza kwiga ukagaruka mukabana, cyangwa se murateganya yuko nawe azaza akagusanga aho ngaho? Ni iki muteganya? Ejo hanyu hazaza hameze gute? Mumaze amezi 5, mumaze umwaka, ejo bizagenda gute? Iyo rero mutekereje kuri ejo hazaza hanyu, muhaganiriyeho, bituma mumenya icyo murimo, mukamenya ibyo murimo, kugira ngo ejo hatazagira uvuga ngo yarampemukiye. Tekereza umuntu agiye kwiga, arateganya kuziga amashuri akaminuza, wowe wasigaye uzamutegereza? Mwabiganiriyeho, urabizi? Ese wowe wagiye kwiga, wumva kuziga ayo mashuri yose mugenzi wawe gutegereje ubuzima bwose, nicyo umwifuriza nk'umuntu ukunda koko? Ni ukuvuga rero ngo iyo muganiriye kuri ejo hanyu hazaza, mumenyeramo amasomo, mumenyeramo kwihangana, kuko kwihangana ni rwo rufunguzo. Kuko ubu uvuga ngo ndihangana igihe runaka kubera akana kazaza, haba hari ibigeragezo. Uwo muntu wasigaye cyangwa uri kure nawe abafite abakunda n'abamureba nabo bakamukunda,
bakanabimubaza muri uko rero, kuko azi gahunda yanyu, kuko azi ejo hazaza mwaganiriyeho, bituma amenya kwihangana, akaba azi iherezo ry'ibyo arimo, akaba azi guhangana na bya bigerageza ahura nabyo. Ariko iyo nta kintu gihari, iyo mutabiganiraho mwese mubyihunza, haba harimo akantu. Ese gahunda yanyu y'ejo hazaza imeze ite? Murateganya iki? Murategura iki? Birerekeza he? Hanyuma rero ikindi kintu mujye mumenya ko gukoresha telefone, gukoresha ikoranabuhanga ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko iyo muri kumwe ureba n'umuntu uburyo ahindutse, ureba umuntu ukuntu aseka, ureba umuntu, hari ukuntu umuntu aba yiriwe mu bintu ugahita ubona ati ararushye cyangwa se ntabwo yishimye. Ariko none kuri telefone hari n'igihe nseka kandi mbabaye, hari n'igihe mvuga neza kandi muri jyewe nshenguka nshira, sibyo? Hari igihe uhamagara umuntu ntakwitabe, agatinda kukwitaba, akaba ari busy, rezi igacika, nta mayinite ufite, ibintu byinshi cyane bigendana n'iryo koranabuhanga. Ese uzabyihanganira ute? Mwibuke yuko gukundana ubwabyo ntibyoroshye, noneho mwebwe mwongereho kuba mutari kumwe. Hanyuma rero inama nuko irekure mu butumwa umwandikira, sibyo? Niba umutekereje mubwire iki kuri ku mutima, si ngombwa kumuhamagara, cyangwa se niba ya masaha yo kubwirana ataragera, mwandikire. Chat ni nziza, mubwire uko wiyumva, uburyo umukumbuye, sibyo? Hari ikindi kintu njya mvuga rero mu kwandikirana, ugasanga umuntu murakundana ariko iteka umubwira ibibazo gusa, nta byiza ubona, nta kintu wibutse kuri we cyangwa hagati yanyu mu rukundo rwanyu wamubwira, kuki umubwira ibibazo gusa. Ikindi kintu, hari n'ukuntu uhisha umuntu kubera kumukunda, ariko se uzamuhisha ryari? Sibyo? Mutegura ariko umubwira iki kuri ku mutima, kurenza uko azabyumva ejo, akabyumvira ahandi kandi mukundana utarabimubwiye. Ariko nanone guhora umurahangayikisha, guhora umubwira ibimuhangayikisha, bituma ibyo nawe arimo bitagenda neza, si byiza. Ibuka ko icyo mufite gusa ari ukuvugana, sibyo? Ntago mukoranaho, ntimubonanaho. Niba rero mu gihe mugiye kuvugana gahunda ari 2:00, ni ukuvugana. Hagati aho ngaho ushobora kumwandikira ka message, ushobora kumuheza ka voice note, ariko nanone urebe ese natakagusubiza urababara. Mu gihe ugiye kumwandikira utwo tu message cyangwa se ugiye kumwoheza ka voice note, urashaka igihe urashaka kwagusubiza, wibuke yuko we aho ari ashobora kuba ari nijoro, wibuke ko ashobora kuba busy, wibuke ko ashobora kuba adafite telefone atari bushobore kugusubiza bitewe n'iki na gahunda arimo. Angana none ndongera kukubwira ngo mugomba kubiganiraho, ntihagire ikintu musiga inyuma. Hari amasaha kana kunyandikira kandi ntashobora gusubiza, ari amasaha mba ndyamye, ari amasaha telefone baba yitwatse kubera akazi, ari donc ukamusobanurira ibintu ku buryo nawe avuga ati nanjye nkwandike message sintegereje igisubizo, igihe uri bubonere uraza gusubiza, sibyo? Ngaho rero courage cyane, ndabifuriza urukundo ruzamo agatotsi mukagakemura, ndabifuriza urukundo muvugana ku buryo ushira urukumbuzi, ntimuvugane ngo urangize wicuza impamvu mwavuganye. Hanyuma ikindi kintu ndabifuriza urukundo rutuma mwicara mukavuga muti tugamije iki ejo hacu hazaza, muri urukundo turagana hehe. Ikindi mubwizanye ukuri n'ukuri, niba ubona bidashoboka bikurushye utazabikomeza, ushobora kuzahemukira uwo muntu kubera ko mutari kumwe, mudakundana muri hafi, akuri hafi, mubwizanye ukuri. Nari Barada, kwibutsa yuko igitekerezo cyawe, ikibazo, komanteri kuri iyi YouTube ya Barada Vibes ndabishima cyane.